Yesu ashimwe bene data muraho neza. Nongeye kubahereza ikaze muri uyu mwanya w'ijambo ry'Imana. Reka dusenge. Turagushimiye kuri inshuti yacu, Imana y'urukundo rwinshi. Tunezejwe n'umwanya uduhaye wo kongera kumva ijambo ryawe. Nyemera Mwuka Wera atubashishe guhishurirwa icyo watugeneye ndetse anadushoboze gusohoza umugambi wawe binyuze muri iri jambo. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu. Amen. Uyu ni umunsi wa gatanu tuganira ijambo ry'Imana, aho muri iki cyumweru dufite icyifuzo cyo kugera ikirenge mu cya Yesu Kristo. Gusa ndizera ko kitazaba icyifuzo tuzagira muri iki cyumweru gusa, ahubwo kizaba icyifuzo cy'ubuzima bwacu bwose. Murakoze cyane. Uyu munsi rero turasoma ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'Imigani ibice 16 umurongo wa 9. Imigani 16 umurongo wa 9 haranditse ngo umutima w'umuntu utekereza urugendo rwe, ariko Uwiteka niwe uyobora intambwe ze. Imana yacu tugirire neza. Turacyari ku kugera ikirenge mu cya Yesu Kristo, gukora byose nk'uko yakabaye abikora, kumukurikira, donc gushinga aho ashinguye, kwemera tukamuyoboka, tukamwigiraho, tugakora byose nk'uko yakabaye abikora. Muri urwo rugendo rero rwo gukurikira Yesu Kristo cyangwa se rwo kugera ikirenge mu cye, si buri gihe ibyifuzo byacu bijyana 100% n'uko Imana nayo yapanze kuyobora intambwe zacu. Imana itugirire neza. Mu kugera ikirenge mu cya Yesu Kristo hari ubwo intambwe ze zishobora kuba intambwe ze cyangwa se icyerekezo ariko twerekezamo, hari igihe gishobora kubusanya n'ubushake bwacu twebwe ubwacu twapanze. Hari igihe wowe wenda tuvuga urugero wifuza kujya gucuruza, ariko wenda Imana ikifuza yuko ujya gutwara kuko ibona yuko ari byiza. Wowe ukavuga uti ariko mu gucuruza niho harimo amafaranga menshi, ati kuki Imana uri kunjyana muri transport habamo risike nyinshi, transport habamo amafaranga make. Ni urugero ndi gutanga. Cyangwa se wenda umwe akavuga ati ndashaka kujya gutura ibunaka, Imana ati ndashaka kujya hariya. Si buri gihe rero ibyifuzo byacu bihura neza 100% n'icyerekezo Imana iri kutwerekezamo cyangwa se n'ikidushakamo. Ariko kuko twizeye Yesu Kristo, ikidukwiye ni ukwemerera Imana ikayobora intambwe zacu. Imana itugirire neza. Mu yandi magambo, kwigira kuri Yesu Kristo si buri gihe bihura neza 100% n'ubushake bwacu dufite. Ubwo mbivuze mu buryo bubiri: hari ugukurikira icyerekezo Imana ikujyanyemo, hari no kwigira kuri Yesu Kristo. Hari igihe ibyo kubabarira nk'uko Yesu Kristo yababariraga ubona biribuze kuguhombya, ukabona biri bugukeneshe, ukabona biri bugusuzuguze. Kuvugana ubugwaneza nk'uko Yesu Kristo yavuganaga ubugwaneza, hari igihe ubona biri buguhombye, ukabona biri bugusuzuguze, ukabona abantu bari bugutuke, ukabona abantu bari bukumenyere mbese ukabona icyerekezo cya Yesu Kristo mbese aho ari gushaka yuko ushinga ibirenge, ukabona nta nyungu zawe zirimo. Ariko nibiba bityo, nabwo uzakomeza ukurikira intambwe ze. Inzira ye ni y'ukuri kandi niyo yonyine igeza ku bugingo. Imana itugirire neza. Byagusuzuguza, byaguhombya, bizagaragara nko kubura ubwenge, numenye neza ko ari icyo cyerekezo Imana ishaka kwerekezamo, uzacyerekezemo, kuko niyo nzira y'ukuri izakugeza ku bugingo. Imana itugirire neza. Nubwo wabona birimo biraguhombya cyane, ukabona birimo biragusubiza inyuma, uramenye uzakurikira iyo nzira kuko izakugeza ku bugingo. Twebwe hari igihe tujya tureba twavuga tuti wenda ibi ngibi nibyo byiza, ariko bikaba nyine turi kubyita byiza kuko ariho amaso yacu agarukira. Ariko ndagira ngo nkwibutse yuko Imana yihagarara mu itangira ikamenya iherezo. Hari igihe ibyo ngibyo wowe uri kubona ari byiza uyu munsi, hari igihe biba ari by'akanya gatoya, ejo bigahinduka bibi, bikabihinduka ibintu byakuzanira umubabaro w'uburyo bwinshi, bigahinduka n'ibintu byakurimbuza, ugasanga ni byiza by'akanya gatoya. Ariko Imana yo iyo igiye kuduhitiramo ibyiza, ntabwo ireba ibyo bintu bishashagirana by'akanya gato, ihagarara mu itangira ikamenya iherezo ry'ukuntu ibintu bizarangira. Niyo mpamvu tuba dukwiriye kuyiringira. Iyo ntabwo ivuga ngo iki kintu kuko kiri kugaragara neza ngo reka bari cyo mwita muhitiramo, oya, irareba ngo iki kintu yego kiragaragara neza, nyuma y'imyaka 5 kizaba kimeze gute? Ese uyu mwana wanjye afite ubushobozi
bwo kuzabasha kugumana iki kintu n'ubugingo bwe ntibwangirike, kuko ikiba cyishishikaje cyane nuko tuzagera mu ijuru. Ese iki kintu nubwo ari cyiza kizatuma agira amahoro cyangwa kizamutera stress, kizamutera imihangayiko, kizamukururira abanzi? Hari ibintu Imana itwima nyamara twebwe twabonaga ari byiza, ariko yo ugasanga muri make iratuproteje, igasanga ikwimya abanzi. Mbese kukwima icyo kintu bikagendana n'uko donc ikura imise y'uko abanzi bakugeraho, ugasanga kukwima icyo kintu ni uko ikurinze guhangayika, niko kwirinze ibyago byari bikurikiye icyo kintu. Rero Imana nikuyobora mu ntambwe runaka uzayemere, nubwo wowe ubwawe waba uboniho uri kugombya, nubwo wowe ubona iri kugusuzuguza, uzayikurikire. Kuvuga neza nk'uko Yesu Kristo yavugaga, hari igihe ubona bigusuzuguza nyine nk'uko nabivuze, ariko Imana yo ihagarara mu itangira ikamenya mu iherezo. Imana niyo kwizerwa cyane, Imana itugirire neza. Hari igihe aho ituyobora uyu mwanya tuba tubona atari byiza, ariko nyamara hanyuma bizatuzanira umunezero w'iteka ryose. Ahari gucishwa bugufi kwa none, gusuzugurwa kwa none, cyangwa se gutukwa muri ubwo buryo bwa none, wowe ushobora kubona nyine ubabajwe nabyo, ariko hirya y'ibyo ngibyo hahishe ikamba ry'ubugingo ko banesheje. Imana itugirire neza. Gwahirwa uwihanganiye ibimugerageza, kuko namara kwemera azahabwa ikamba ry'ubugingo. Uretse ikamba, hari igihe bayishimo imigisha y'uburyo bwinshi cyane. Wifurije kwemera uko Imana ikuyobora, ugere ikirenge mu cya Yesu Kristo, mukurikire aho akuyobora, mwigireho muri byose, ukore byose nk'uko yakabaye abikora. Urakoze cyane. Yesu aduhana